wumve ko ibyo ukora turabishima turabikunda izina ryawe ko rizamuka biratunezeza na personality yawe ni nziza. murakoze cyane Rene, murakoze cyane kandi nshimira n'abakozi ba Yara Group. Urayamamaza nayo yego tuwamamaza ntukabyibagirwa. Yitwa ngo iki? Yara Group. Tuguhaye umwanya amamaza impamvu ibintu bikora ikamenye mbanza mbisobanura. Makampani namwe bacuruzi mudaha abasitari bo mu gisata cy'imyidagaduro akazi muri guhomba. Uyu nguyu aba ari icyamamara kina sinema. Iyo aje hano rero aba agomba kugaragaza icyitwa Yara Group aho gitandukaniye n'ibindi bintu nazi. Yego. Vuga kampani nzima sha. Yara Group ni ikigo gikora ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, gifite abagronomi babyize mu bihugu bitandukanye nka Israel, muri Korea n'ibindi bihugu bitandukanye ndetse na hano mu Rwanda. Hanyuma bafasha abahinzi bato n'abanini kugira ngo babashe guhinga bigezweho bya kijyambere. Yego. Bafite ibikoresho bitandukanye byiza. Iyo bakeneye nyine iyo bakeneye ko bagukorera urabasanga ku cyicaro cyabo kiba Kimironko. Hari umuntu haranga gute? Mvuge nimero yabo? Yivuge nyine na email na website byose ujye ubivuga. Ariko babandikira kuri Instagram yabo. Yego. Bakoresha na Twitter. Yego. Hanyuma bakabafasha mu buryo butandukanye. Bafite ibikoresho byinshi cyane, ibikoresho bafite nta handi hantu wabikura hano mu Rwanda. Nibo bonyine babifite. Hari ibyitwa ngo bya Rainjet, hari ibyitwa ni byinshi cyane. Amamashini yose bakoresha mu buhinzi. Amamashini barakuhirira, ukeneye ko bakuhirira baraza bakakuhirira. Bafite amamashini ahinga, bafite amapompe atera imiti yica udukoko. Harimo banagufasha mu buryo bw'uburyo wabasha gutunganya cyangwa se gukorera umurimo wawe neza ukabasha ukera kandi ukeza mu gihe gito utavunitse. Yego. Kandi bikakubyarira inyungu rwose. Ubuhinzi bugezweho ni ubuhinzi bwa kijyambere. Guhinga gakondo ntacyo bikimaze muri iri soko ry'uyu munsi cyane. Itabaze Yara Group igufasha inyigo kugera ku bikoresho n'ibindi bitandukanye, kandi bakaguha n'ubujyanama, bakaguha amahugurwa yo kuguhugura uburyo ushobora gukoramo ubuhinzi bwawe neza. Ukabasha kweza mu gihe gito. Ukabasha kweza kandi ukabona umusaruro mwiza. Ari igihe umuntu agenda agahinga ukazareba nyuma wajya gusarura ukareshaka icyo wavunikiye ukakibura. Rero banyarwandakazi kandi banagufasha. Hari ibintu byo guhingira mu mazu babyita ama greenhouse. Yego. Bagufasha ewana kabisa ibintu byose bitandukanye. Ubutaha nzaza mbazaniye noneho ewana ibishyimbo. Oya pani ibishyimbo. Mbazaniye ibintu byose neza ku murongo ukuntu bimeze. Nta kibazo cyane.